ubu se ndeke ishuri nemere kiriya kigabo kinkoresha ibyo gishaka kijye kiyama? Oya nanone Imana yampana. Uko biri kose naba niyiciye ejo hazaza, reka ntegereze icyo Imana izangenera. Ko udufaranga yari yahimbwe yaguzemo ibikoresho azakenera ku ishuri, udusigaye adukemuza ibibazo byo mu rugo. Gusa yibutse kubika itike izamujyana ku ishuri n'izamugarura. Byose yabikoze arimo guteganya ko ashobora kuzabona uko azajya ku ishuri nubwo atabonaga inzira bizacamo. Igihe cyo gutangira amashuri cyegereje, Ineza nta kuntu yari yimereye. Nta n'umuntu yari afite wo kumufasha ngo abone amafaranga y'ishuri. Kugeza ubwo kandi nta makuru y'ampano yari azi. Byatumye arushaho kumutekereza cyane no kumukumbura kuko ibyo yamukoreye n'ubupfura yabikoranye nta wundi muntu yigeze abibonana. Umunsi wo kujya ku ishuri warageze. Hari ku cyumweru, Ineza aritegura hakiri kare nuko afata igikapu cye cyari kinini, murumuna we aramuherekeza amugeza aho yagombaga gutegera imodoka. Yahamaze akanya katari gato kubera ko iyazaga yose yamunyuragaho yuzuye. Yatangiye guhangayika kubera ko yashakaga ko byanze bikunze yarara ku ishuri nk'uko amabwiriza y'ikigo yabivugaga. Iki gihe bwari buke ari ku wa mbere kandi amasomo yari guhita atangira. Bimaze kurambirana yabwiye murumuna we ngo yitahire ajye gufasha mama w'imirimo. Ikibunda cyatangiye kubudika, mbese ubona ko imvura igiye kugwa. Ineza atangira kwiheba ko ashobora kurara atagiye ku ishuri, nubwo bwose yari yishoye nta mafaranga y'ishuri ajyanye, nta naho yateganyaga kuzayavana. Mu gihe yari arimo abunza imitima, yagiye kubonabona imodoka yo ku ishuri ryabo iratungutse, arayihagarika dore ko yari yambaye umwambaro w'ishuri ryabo. Imodoka yari irimo Furere, umuyobozi w'ishuri ryabo, nuko ahita ahagarara aramubwira ngo naze amutware. Akinjiramo yasanze harimo n'undi munyeshuri wiga ku ishuri ryabo, ariko ntabwo biganaga. Mbega amahirwe! Imvura yahise itangira kujojoba, nuko bagenda umuhanda wose, ariko imvura igwa ari nyinshi. Burya koko Imana ikiriza mu kwiheba. Umuyobozi wabo yabagejeje ku ishuri ku mugoroba, nuko bahita berekeza mu macumbi yabo yari mu kigo. Mu mwaka wa 6 Ineza yakomeje kuba umuhanga, nubwo yigaga yihishahisha ngo batamwirukanira amafaranga y'ishuri. Igihembwe cya mbere cyageze hagati, maze ababishinzwe batangira kujya baza mu mashuri gusohora bataratanga amafaranga y'ishuri. Ineza nawe yasohotse muri bo. Yarabegereye arabinginga ababwira ko uwamurihiriraga arwaye, ariko akazabishyura namara gukira. Ibyo yababwiraga byose ntabwo babyumvise. Bamubwiye ko bazabyemezwa n'uko uwamurihiriraga ari we Mpano abibibwiriye. Yahise atekereza ukuntu nawe atazi niba akinabaho, ibibazo bimubera urusobe. Byabaye ngombwa ko bamwohereza iwabo ngo agende nibura abashe no gushaka makeya, nuko abona ko nta yandi mahitamo, yitegura gutaha. Ineza yafashe utuntu duke yashyira mu gikapu cye gitoya kubera ko yateganyaga ko yenda ashobora kuzabona undi mugiraneza uyamuha akagaruka ku ishuri. Mu gutaha yagiye atekereza umuntu wamufasha kubona ayo mafaranga yose, ariko akabona ntawe. Yakomeje kurwana n'iyo mihangayiko kugeza ubwo yumva umutwe umumereye nabi. Mu gihe yari arimo yerekeza aho yagombaga gutegera, imodoka yamunyuzeho nuko iramuhusha yitura hasi. Amahirwe yagize nuko yamukozeho amahushuka bitari cyane. Gusa yabaye nk'utaye ubwenge, umugonze yahise yihutira kumujyana ku ivuriro ryari riri hafi aho ngaho. Ineza yagaruye akenge yibona arimo serumu kwa muganga. Abona arwajwe n'umugabo atazi, agira ubwoba nuko atangira kubaza. Ahantu hageze gute? Wagonzwe n'imodoka. Ayuwe, ubu mfite ibikomere, ubu se wowe urinde ko ntakuzi? Humura ntabyo. Njyewe nitwa Murinda, mbabarira ninjye wakugonze. Wangonze ndihe? Ubu se aha turi ni hehe? Mu by'ukuri nta kineza yari yabaye cyane kuko yakobotse ku kuguru gusa. Muganga wahageze aje kureba uko ameze, yasanze arimo kubwira Murinda ko agomba kumukuramo serumu akitahira. Muganga yahise amwegera aramuganiriza. Umerewe ute? Ndumva nta kibazo mfite keretse umutwe urimo kumbabaza. Wari usanzwe urwara se? N'ubundi naherutse ngiye kwa muganga kwivuza kuko numvaga umutwe undya. Nta kindi kibazo nari mfite. Muganga yahise amufatira ibizamini bamujyana mu bitaro bya Butare guca mu cyuma kugira ngo barebe niba uwo mutwe arwaye utaba ufitanye isano n'impanuka yakoze. Ibisubizo by'ibizamini byose bimaze kugaragaza ko nta kindi kibazo afite, bahise bamwandikira imiti baramusezerera ngo yitahire.
Murinda yahise amusaba ko bajyana akamugurira imiti bamwandikiye, nuko agenda amubaza iwabo n'andi makuru. Niko, harya wowe witwa nde? Njyewe ko nakubwiye ko nitwa Murinda. Nitwa Ineza Rebecca. Oh, Ineza, mbega izina ryiza. Harya ubundi waturukaga hehe? Nari mvuye ku ishuri ntashye, nuko numva umutwe urimo kugenda urushaho kumbabaza. Buriya nari ngiye kubanza kwivuza kuri ririya vuriro. Yo, umbabarire rwose ntabwo nakugonze mbishaka. Wiga he? Niga Isave mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Oh, ndumva disi ugiye kuyarangiza. Nuko ndeba bitarimo kunyorohera. Uratsindwa se? Ntabwo ubasha kwiga? Ndatsinda neza rwose. None ukaba ufite ikihe kibazo? Mbese ko witse imitima gusa ntumbwire. Iwanyu ni hafi hase? Oya, iwacu ni Imusha. Imusha harya ubwo nahagana he? Ni muri Rwamagana. Ubu se ugiye gutega ujyeyo? None nagenda n'iki? Reka ngutware nkugezeyo. Yabanje gushidikanya kubera ko yumvaga guturuka Isave kugera i Rwamagana n'umugabo atazi bimuteye ubwoba. Ariyumvira nuko aramubwira ati, yewe nta kibazo ndatega nijyane. Wa mugabo nawe niko kumusubiza ati, humura ndakugeza aho ushaka hose. Ko n'ubundi se nari ngiye i Kigali, ubu se sinjya ntwara abanyeshuri ku buntu inshuro nyinshi cyane cyane mu gihe bagiye mu biruhuko cyangwa se igihe cyo gutangira amashuri. None wowe twamenyanye kurushaho koko, ntore kujya gutanga amafaranga ngo uratega kandi tugiye mu cyerekezo kimwe? Byongeye kandi uranarwaye. Murinda yarakomeje aramuganiriza aranamuhumuriza, bagera no ku bijyanye n'amashuri ye, ku buryo byageze aho Ineza yirekura akamubwira ikibazo nyamukuru yari afite. Murinda yamugiriye impuhwe, amwemerera rwose ko amafaranga y'uwo mwaka yose azayamutangira. Yahise anamusaba ko bajya ku ishuri aho yiga. Basubiye inyuma bajya ku ishuri aho Ineza yiga, nuko Murinda avugana n'umuyobozi w'ishuri amusaba ko bakwihangana akaba yiga, ndetse ko amafaranga y'igihembwe cya mbere bari bagiye kurangiza azayatanga ku munsi ukurikiyeho. Barabimwemereye, nuko Ineza asubira mu ishuri yishimye cyane. Gusa yari afite impungenge z'Ineza yagiriwe n'uwo mugabo atazi kubera ibyo wa wundi bakoranye mu biruhuko yari yarigeze kumukorera. Undi mutima ariko wo wamubwiraga ko abikoze kugira ngo amwibagize ko yamugonze. Bukeye bwaho Murinda yazanye inyemezabwishyu aho Ineza yiga, nuko anasaba ko bamuha bakavugana akareba n'uko amerewe, kuko baherukanaga bavuye kwa muganga arwaye. Banze kumumuha mu masaha y'amasomo, bamubwira ko ari mu ishuri nta kibazo afite. Murinda yahise agenda ariko ababaye, kuko mu by'ukuri yumvaga yishakira kongera kureba uwo mwana wamutwaye roho. Ariko se ubundi ko yari afite umugore n'abana, ubwo yashakaga kugera ku ki? Yiyemeje kuzamwitaho kugeza ubwo yigaruriye umutima we. Amafaranga y'igihembwe cya mbere yari yamaze kuyamwishyurira. Byanze bikunze yumvaga ko ibyo byonyine bizatuma Ineza amugirira icyizere, bityo yamusaba urukundo ntazuyaze kumwemerera. Igihe kimwe hari kuwa 6 abanyeshuri bose bari mu mikino itandukanye, Furere umuyobozi w'ishuri yaje kubwira Ineza ko bamukeneye kuri telefone. Yagiye yihuta dore ko yagiraga ibakwe, nuko ajyana nawe mu biro bye. Amuhereza telefone. Yafashe telefone igitima kirimo kidiha. Ninde wari umuhamagaye se mama ko bitajyaga bibaho? Nta wundi wari umuhamagaye ku ishuri, yari Impano. Furere yamaze kumuha telefone ngo yitabe, ahita yigendera mu harugari ngo aganire n'uwari umuhamagaye. Ineza cyumva ijwi ry'umuhamagaye yabaye nk'ubonekewe. Alo, mana we, muracyabaho? Uraho neza Ineza wanjye nkumbuye? Nukuri ndumva mbuze icyo kuvuga kubera ibyishimo. Yo, humura rwose ntugire ikibazo. Wabashije gukomeza kwiga se? Yego ndiga, ariko ni intambara ikomeye. Ahubwo Imana ishimwe niba utarahagaritse amasomo. Ubu se koko muri hehe? Ndi mu Buhinde sha. Yo, burya twasoje umwaka, ntahanishimye ko nagize amanota meza. Naje n'ibyishimo byinshi kubereka indangamanota, nuko ngeze ku kazi barambwira ngo mwagiye kwivuza mu mahanga. Nta kintu nigeze nongera kuvugana nabo, nahise nshoberwa ndataha. Kugeza ubu ndenda kwicwa n'agahinda. Yo, humura bambi. Ndabyumva ariko wigira agahinda, ndi hafi kugaruka.
Amaze kumubwira ko ari hafi kugaruka bakongera kubonana, Ineza yarasakuje kubera ibyishimo, nuko Mpano amusaba ko barekera agasubira mu byo yari arimo kuko yumvaga atangiye kurengera kandi ari ku ishuri. Yahise amusezeraho, nuko Ineza agenda ababaye kubera ko yari akeneye kumenya byinshi ku burwayi bwa Mpano. Si ibyo gusa kandi yari afite n'amakuru menshi yifuza kumugezaho yerekeye n'ibyo yagiye ahura nabyo mu gihe atari ahari. Uko biri kose, akanyamuneza kari kose, yasubiye ku kibuga aho bari barimo gukina umupira w'intoki, ariko uburyo yari yishimye byagaragariraga buri wese, gusa nyine wabonaga asa n'uwarindagiye. Amasomo y'igihembwe cya mbere barayasoje, nuko bahita batangira kwitegura ibizami. Nk'uko bisanzwe, Ineza yateguraga ibizamini ashyizemo imbaraga nyinshi cyane, maze kugira ngo atazatsindwa akigomwa byinshi kugira ngo igihe cyose agiharire kwiga. Ntiyabaga akijya gukina, ntiyafataga igihe kinini cyo kuganira na bagenzi be, mbese yabaga ashyize umutima ku bizamini yiteguraga gukora. Iyo yakubitaga agatima kuri Mpano wamubwiye ko ari hafi kugaruka bakongera kubonana, yasabwaga n'ibyishimo. Ntabwo yari azi yuko Mpano amukunda byahebuje. Igihe Mpano yari amaze mu Buhinde yitabwagaho n'abaganga b'inzobere cyane, byatumye yoroherwa bidatinze, ariko umutima we wabaga wibereye kuri Ineza. Yari afite agahinda kuko uwo akunda atazi ibyamubayeho, atazi iyo ari, kandi nubwo yahamenya akaba atari kuhagera ngo nibura mu rwaza ashira agahinda. Ishusho ya Ineza ubwo yamuherukaga ku ishuri yamugarukagamo kenshi, akarushaho kumukunda no kumukumbura. Ibibazo byari urusobe mu mutima we ubwo yari ari mu bitaro mu gihugu cy'Ubuhinde. Mbese none nazasanga baramuntwaye nabigenza gute koko? Aranyubaha gusa ntabwo nzi niba nkunda. Mbese ubundi buriya kuki ntamubwiye ko mukunda hakiri kare? Oya nako, byari gutuma atiga neza. Ineza yakomeje kwiga ashyizeho umwete, akomeza kuba uwa mbere abo biganaga bose, akabahiga nk'uko byari akamenyero kuri we. Murinda we yari yarahigiye kuzamwegukana, akamuharika undi mugore yari afite. Yakoze uko ashoboye kose ngo yongere guhura nawe, dore ko atari azi n'iwabo. Yewe nta n'ahandi hantu yari yarigeze amubona uretse kumusanga ku ishuri gusa. Umunsi umwe hari ku cyumweru, Murinda yari arimo yihugenza n'imodoka ye hafi yo ku kiliziya, aho abanyeshuri biga isave bajyaga kumvira misa. Nuko misa irangiye, abona abakobwa biganjemo ab'abakobwa bari babukereye bavuye mu misa. Arahagarara, nuko akajya araranganya amaso, niko kubona Ineza. Yahise ava mu modoka vuba vuba ajya kumuramutsa. Ineza byamuteye isoni, akajya amuvugisha areba hasi. Murinda yamusabye kwinjira mu modoka ngo babe baganira, nuko arabyanga kuko byari kugaragara nabi. Erega Maye yari amaze no kuba inkumi. Yaramwinginze ngo areke baganira akanya gatoya, ngo kuko yari amufitiye ubutumwa bwihutirwa. Undi nawe aramutsembera, cyakora yamubwiye ko uwo munsi wari uwo gusurwa, amusaba ko yaza akamusanga ku ishuri ahabugenewe abanyeshuri baganirira n'ababasuye. Murinda yabyakiriye neza, none haramureka akurikira bagenzi be. Abanyeshuri bigana na Ineza bari bazi Murinda, bahise bamuhata ibibazo. Niko muko, usigaye ucudika n'abagabo bafite abagore n'abana? Ndarengana rwose. None se kiriya kigabo kije kukureba mupfana iki? Uriya mugabo twamenyanye mu bintu bibi rwose. Ngo mu bintu bibi? Ibiki sema? Ntabwo mwibuka ubwo nazaga nkababwira ko mvuye kwa muganga, burya nagiye njya kwivuza umutwe, nuko uriya mugabo arangonga sha. Ye, uzi ko burya ugira ibanga muko? Ibyo bintu kutabivuze? Impamvu ntabivuze ni uko bitari bikabije. Ubwo rero yamaze kungonga, ahita njyana kwa muganga. Kubw'amahirwe baransuzuma, bancisha no mu cyuma basanga ntacyo nabaye. Nari nabyimbye ku mutwe ariko bidakabije. Nuko rero twamenyanye. Twari twagize ngo mufitanye ubundi bushuti budasanzwe ra. Murabizi ntabwo bene ibyo bintu njya mbishobora. Gusa gusanga ari buze kunsura kubera ko namubwiye ko ari umunsi wo gusura. Noneho twongeye twariye sha. Uwo munsi abanyeshuri bakimara gufata ifunguro ryo ku manywa, Murinda yarahageze aje gusura Ineza. Ababishinzwe baje kubwira Ineza ko hari umuntu umusuye.
yahise yitegura ajya kumureba ariko atishimye kubera ko yari yaketse icyo amushakira. Akurikije uburyo yamwirukagaho yabonaga nta zindi mpuhwe yaba amufitiye, yitekererezaga gusa ibijyanye n'amasomo ye ariko kandi akibuka amagambo Mpano yamubwiye bwa mbere amuhaye amafaranga y'ishuri ko atagomba kuziyandarika. Yibukaga n'uburyo Mpano yamuganirije ubwo baherukaga kuvugana akumva hari icyo aketse. Ikindi kandi yari yaranamubwiye ko ari hafi kugaruka bityo ikibazo cy'amafaranga cy'ishuri cyari kigiye gukemuka. Yumvaga ko nta mpamvu yo gukomeza gukururana na Murinda rwose. Ikindi kandi yatekerezaga ko igihe cyose azarangiriza kwiga yari kuzashakisha amafaranga ye yamutangiye akamwishyura kugira ngo ibye nawe birangire burundu. Ineza yagiye yerekeza aho Murinda yari amutegerereje nuko asanga arimo kureba amafoto muri telefone. Akimukubita amaso yahise ahaguruka aramuhobera boshye umuntu bataherukanaga. Ineza ntabwo yabyishimiye na gato, yahise amwigizayo mu kinyabupfura aseka anamubwira ati yego ko mu kanya ntitwari turi kumwe koko, ubwo aka kanya waba unkumbuye? Buriya koko twaramukanyije nk'abantu bakumburanye? Njyewe numvaga bihagije ariko sha ntabwo uzi ukuntu rero njyewe nari ngukumbuye. Murinda yamusabye ko yakwicara iruhande rwe bakaganira. Ineza nawe aramwumvira ariko yigira hirya gato kubera ko uburyo Murinda yifuzaga ko bicarana we yabonaga bigaragara nabi. Ariko kurimo kunyitaza bimeze gute? Ntabwo ari ukukwitaza rega. None se ko nagusabye ngo unyegere tuganire twisanzuye ukaba utari kunyikoza? Erega rwose unyihanganire, ntabwo ari ukuguhunga. None ikibazo kiri he? Burya abayobozi baramutse batubonye twicaye gutya uko ubyifuza bahita banyirukana. Utabeshya? Niko bimeze. Amategeko ya hano agenga uko tugomba kwitwarira akazi. Ntabwo nari mbizi da. Noneho ndumva bitoroshye. Ngaho rero icara ahataguteza ibibazo. Ibyo ari byo byose turi bwumvikane, si byo se? Nubwo Ineza yamubwiye gutyo kwari ukumwikiza kuko yabonaga inzira ashaka kumuganishamo atazigenderamo. Baraganiriye, Murinda akajya aca hirya no hino yabuze aho ahera ngo abwire Ineza ko amukunda. Bitewe n'uburyo Ineza yubahagamo abantu, yirinze kumwereka ko azi yuko afite umugore n'abana nk'uko bagenzi be bari babimubwiye. Ikiganiro cyabo cyarakomeje nubwo amasaha nayo yagendaga amasigamana. Bakiganira umuntu yarakomanze barikanga, bahindukirira rimwe ngo barebe uwo ari we. N'Akimana wari uje gufata urufunguzo rw'aho bararaga kuko ari Ineza wari urufite. Murinda yakomeje ikiganiro kigamije kwigarurira umutima w'uwo mwari w'umutima, ariko yaruhiraga ubusa kuko Ineza atashidukiraga ibyo abonye byose. Gusa nyine Murinda we yageragezaga uko ashoboye kose kumwereka ko amwitayeho cyane. None se sha umeze neza, warakize? Yego ko igihe gishize cyose narakize, naranabyibagiwe rwose. Ubwo wakize ni byiza rwose. None se amakuru mashya kandi meza umfitiye ni ayahe? Mashya meza? Ko bigutangaje se? Nuko nta makuru mashya mfite, ariko rero muri rusange ni meza. Njyewe rero amakuru mashya kandi meza ngufitiye ni menshi cyane ko numva ngize amatsiko. Humura ushonje uhishiwe. Nibyo se? Mbese ko mbona ugira isoni cyane? Ntabwo ari cyane da, ni ukubera kububaha. Njyewe rero uzajya umbwira uti wowe. Ntabwo nishimira ko umbwira ngo mwebwe. None nzajya ndeka kububaha rero? Umva kandi urongeye. Njyewe nifuza ko nituba turi kuvugana wazajya wisanzura rwose, ntabwo kumpa ibyubahiro mbikeneye. Erega ndagukunda sha, ni nayo makuru meza nari ngufitiye. Ko mbona ugize ubwoba? Bwira niba nawe unkunda se di. Yewe ubu nta gisubizo mfite naguha kuko atari igihe cyabyo. Kizagera ryari se? Ahubwo iki ni cyo gihe cyiza. Gute se? Kandi ubu ngubu ari bwo binkomereye. Ibiki bigukomereye se? Amafaranga y'ishuri se sinayakwemereye? Uhangayikishijwe n'iki? Keretse niba hari undi wandutishije. Mbwira shahu niba unyemereye ntahe nishimye.
Nta wundi rwose. Ubu ngubu ntuzi ko dusigaje igihe gitoya ngo dusoze umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, hakazahita hakurikiraho gukora ibizamini bya leta kugira ngo tuzabashe kubona impamyabumenyi. None nyine si ibyo nakubwiraga? Mwese nyine si ibyo nakubwiraga? Zahita ngushakira n'akazi. Ikibazo si icyo ngicyo rega. Kimbwira nacyo ngikemure mukundwa. Ndahari ku bwawe. Nta kindi kibazo.